hari undi muhanda hari undi muhanda uturukamo abantu benshi kandi wakagombye kwitarwa. Ura muhanda hagati ya Jari na Jabana ugana hagati y'Agashyushya naho bita mu Cyuga haturukamo abantu benshi, ariko n'imodoka zitwara abantu usanga zibatinda kubera imihanda idakoze neza. Ubu hafite iyihe purani? Murakoze. Urakoze cyane. Kaduhe umwanya umuyobozi mu mujyi wa Kigali, ndumva byinshi bibazwa, ariko reka tubanze tuvuga kuri bari abasabiriza muri Nyabugogo. Urakoze ku basabiriza muri gari ya Nyabugogo kandi bakaba banafite n'ubumuga. Ndagira ngo wenda mbanze nababwire ko nk'ubushize hari umuntu twafashe wari warabigize ubucuruzi, aho yazanaga abantu bafite ubumuga akabashira mu nzu imwe, noneho bakajya gusabiriza bo bagasa nkaho bamuha versement nk'imodoka. Ubu ngo twaramufashe ndetse nabo tubasubiza ko bose baturugaga mu turere dutandukanye, yari yarabashize hamwe gusa kugira ngo akore business. Nabyo na makuru duhawe kandi ngira ngo turaza kubikurikirana kuko ntago twemerewe kuba twagira umuntu usabiriza noneho ibyitwa ko hari umuntu noneho udahinduka kuri aho ngaho. Na makuru meza duhaye turaza kuyakurikira kugira ngo tubashe nabyo kuguhashya iki kibazo gihari. Murakoze. Ndibaza ariko ikibazo nasubiza hano n'umuhanda wa control technique Nyarutarama bari babajije. Ubundi hari umuhanda usanzwe ukoreshwa ndetse n'ikiraro aho akarere kagasabo kadufasha kuwusana kugira ngo ufashe ndetse n'abana bambuka. Hari abana bava ku gice kimwe bambuka bajya kwigira biga Nyarutarama. Twebwe nk'umujyi icyo turimo turakora ubu ni inyigo tugeze kure y'umuhanda uzamanuka hari hafi ya Sport View uzamanuka ndetse ushobora kwambuka ukagera Kibagabaga. Ni inyigo turimo turakora. Twibaza yuko uyo muhanda uzaba dufitiye akamaro cyane kuko imodoka nyinshi ziza aho kugira ngo zice munsi ya RDB zijya Nyarutarama na Kibagabaga, icyo gihe byadufasha kuko zajya zambuka zijya Kibagabaga ku buryo bwihuse. Numva ari icyo twavuga ngo rero ubwo tugana ku musozo muri fuziki ko batuye umujyi wa Kigali kugira ngo umujyi wa Kigali ukomeze kurushaho kuba mwiza no kuba nyirakoze cyane. Icyo twifuza ku batuye umujyi wa Kigali nuko iterambere ry'umujyi bumve ko nabo ribareba. Nukuvuga muri gahunda nziza zihari za leta, muri gahunda nziza zihari zo gutunganya umujyi, bumve yuko nabo tugomba gufatanya kugira ngo tubishyire mu bikorwa. Cyane cyane iyo tuvuze isuku barabizi hari aho tugeze, ariko no guhozaho. Iyo tuvize umutekano kugira ngo abatuye umujyi wa Kigali bakomeze kugira uruhare mu kwirindira umutekano, cyane cyane bafashe inzego batanga amakuru kugira ngo dukomeze gukumira. Ariko nkuko nababwiye umujyi wa Kigali nawo dushingiye ku bukungu, dushingiye kuri service, cyane cyane buri muntu wese kujya akora mu mujyi wa Kigali arusheho kunoza service atanga, yaba muri amahoteli nababwiye, yaba bamukerarugendo baza, aba bose bagana umujyi wa Kigali baje mu nama mpuzamahanga bazajye baza basubireyo bumva yuko bifuza gusubira kugaruka kubera service nziza baba bahawe, cyane cyane yuko itwinjiriza amafaranga menshi anadufasha iterambere ry'umujyi. Ikindi nukubasaba yuko tujya hamwe tukumva igishushanyo mbonera, bakumva yuko gidufitiye akamaro kuko ni igenamigambi izadufasha, igenamigambi y'imiturire ndetse n'ibikorwa remezo bizadufasha mu myaka iri imbere. Murakoze cyane. Ngira ngo tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ntabwo ibibazo abantu babajije byose dushobora kuba kuko hari ibisa niba ari ibibazo bijyanye n'imihanda babivuze muri rusange uburyo irimo kugenda ikorwa, ariko biragaragara ko hari umuntu wavuga ati iwacu twebwe ko bimeze bitya, amazi ko bimeze bitya, ariko mu ishusho ngari nuko ibyo bibazo byose birimo kugenda bikemurwa nubwo bitagerera ku bantu rimwe, ariko hari uburyo byahawe umurongo kugira ngo abantu bashobore kubikora. Reka rero mbifurize ibihe byiza. Nge ndi Mukamangoga François.